Shalom shalom nshuti nziza, Imana ishimwe itwemereye kongera ko tuganira uyu mwanya. Twari dukumburanye. Yesu aduhana umugisha. Nshimye Imana iduha kuramuka, nshimye Imana iduha ubuzima, nshimye Imana itwemerera ko dukomeza kuvuga ineza yayo n'imbabazi zayo. Uyu munsi nahawe amagambo ari muri Mariko, igihe Yesu yakizaga impumyi yitwa Barutimayo. Imana yacu ni ishimwe. Mureke dusome muri Mariko ibice 10 umurongo wa 46. Turaza gusoma no muri Yeremiya, dusome no muri Yobu. Titre y'amagambo iravuga ngo Yesu akiza impumyi yitwa Barutimayo. Nuko bagera i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimuhagarare. Bahamagara impumyi barayibwira bati, humura haguruka araguhamagara. Nayita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Imana ishimwe. Imana yacu nihimbazwe. Twongere dusome muri Yeremiya 3 umurongo wa 3. Haleluya. Dusome Yeremiya 33 umurongo wa 3. Haravuga ngo nabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Imana yacu ni ishimwe. Nshimye Imana yo mu ijuru dutabaza ikadutabara. Nshimiye Imana yo mu ijuru dutabaza ikatwereka ibintu bikomeye tutabasha kumenya. Nongeye gushimira Imana ibasha guhumura umuntu wari uhumye ikamubwira neza. Imana yacu nihimbazwe. Aha hantu narahakunze ubwo impumyi yari yasobanukiwe ubuhumyi bwabwo, irangije iravuga ngo nta kindi ngomba gukora uretse gutaka. Niyo mpamvu muri aka kanya nongeye kubabwira ngo twongere dutake, ongera utake. Imana ishimwe. Mu bintu uri gucamo, mu ntambara uri gucamo, ukeneye gutakira Yesu. Mu bigeragezo uri gucamo, ntiwibagirwe gutakira umwami wawe. Yesu iyo umutakiye aragusubiza. Yesu iyo umutakiye aratabara. Yesu iyo umutakiye araza akakurengera. Imana yacu nishimye. Iyi mpumyi ngo yamenye yuko Yesu ari buhanyure, ari buce ahantu impumyi iri. Ngo yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera karataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Imana ishimwe ko impumyi yigiriye inama yo gutaka. Iyo utatse ibitarakunze birakunda. Iyo utatse abantu bahindura amagambo. Uyu murongo wa 48 nakunze uburyo ngo abantu benshi baramucyayije ngo ahore. Imana ishimwe. Hari ibintu biri kugucyaha kugira ngo nutake. Hari ibintu biri kukubuza kwegera Imana. Hari ibintu biri kukubuza gutakira uyu mwami Yesu. Ariko niwemere kubw'ubumuga bwawe, kubw'ubuhumyi bwawe, kubw'ibintu ukeneye kuri Yesu, niwigere wemera kudataka. Impumyi irangije yanga kureka gutaka. Imana ishimwe. Impumyi irangije irakomeza iratitiriza. Impumyi ntiyacogora gutaka. Haleluya. Impumyi ntiyananirwa kuba ku karago. Impumyi ntiyananirwa gusenga. Impumyi ntiyacogora. Iravuga uti, ninjye usobanukiwe ubuhumyi bwanjye. Iravuga uti, ninjye usobanukiwe igihe maze ku aha hantu. Mwiriye gutaka.
nawe ukwiriye gutaka mwene data. Hari ubuzima uri gucamo, ariko nutaka ibintu bizasobanuka. Haleluya! Imana ishimwe ko abantu bayisenga, abantu bayitakira ibumva. Nta muntu watakiye Imana ngo ibure kumutabara, nta muntu watakiye Imana ngo ibure kumurengera. Niho twasomye ijambo rivuga ngo nabaza ndagutabara, ngo nkwereke ibikomeye utabashije kumenya. Iyo watabajije Yesu araza. Hari abantu watabajije ntibaza, ariko nje kukubwira ngo niwongere gutakira umuntu, ahubwo utakira Yesu w'i Nazareti. Noneho nakunze aha hantu uburyo abantu bamucyayije, ngo ariko impumyi irushaho gutaka ikavuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ubundi Yesu ntabwo ari ibintu byinshi ugomba kumubwira, mubwire ngo nakubabarire. Arabizi byose, arabizi, azi ibyo bidukeneye. Ariko uyu murongo nabukunze uburyo wa 49 ngo Yesu yahagaze. Yesu ahagarare, Yesu ahagarare mu bintu byawe. Yesu uri gutakira akumva uyu munsi. Yesu nahagarara abantu barahindura amagambo. Imana ishimwe. Yesu yahagaze ntabwo ahagarara gusa, ahubwo Yesu yahagaze abwira n'ibyakubwiraga bigaceceka. Imana ishimwe. Kuki Yesu yahagaze? Niki cyatumye Yesu ahagarara? Nuko impumyi itaretse gutaka. Niki cyatumye Yesu abwira abo bantu babwiraga impumyi ngo niceceke, yongera akavuga ati nimumubwire. Mana yacu nishimwe. Iyo utatse babandi bagucecekesheje, babandi bakubuzaga kwegera Yesu, babandi bakubuzaga gutaka, bya bindi byakubuzaga gutaka bihindura amagambo ngo Yesu yarababwiye ngo nimumuhamagare. Imana ishimwe. Ntabwo bari bafite gahunda yo guhamagara impumyi, ariko kubera yuko Yesu yahagaze bahinduye amagambo, barangije baravuga ngo humura, haguruka, araguhamagara. Umva iryo humure. Iri humure ryaturutse yuko Yesu yabanje kuvuga. Iri humure ryatewe nuko impumyi yasobanukiwe ubuhumyi bwayo. Iravuga uti kubw'ubuhumyi bwanjye ntabwo ndi buceceke, ndi butake kugeza Yesu ahagaze. Uyu mwanya nje kubabwira ngo nawe utake kugeza Yesu ahagaze, kandi utake kugeza Yesu avuze. Mana yacu nishimwe. Muririmbyi aririmba aravuga ngo hamagara, ngo noneho ngo hari uwakumva. Imana ishimwe kwijya yumva. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yacu ijya yumva. Nezerewe Imana yacu ko yumva. Imana yacu irumva. Ni Imana dutakira ikaza. Haleluya. Ni Imana dutakira igahagarara ikavuga uti hari umwana wanjye utatse, reka mpagarare. Imana yacu nishimwe. Yesu yarahagaze, arangije arategeka. Arangije gutegeka arategeka. Ategetse ategeka babandi babwiraga impumyi ngo nivuge. Barangije bahindura amagambo baravuga ngo rata humura witinya. Uziko iyo watatse Yesu akumva abantu bahindura amagambo. Nje kukubwira ngo nureke gutaka. Nje kukubwira ngo mu gutaka harimo imbaraga. Mu gutaka harimo guhindurirwa amateka. Mu gutaka harimo gucirwa ubuhumi. Mu gutaka harimo gukomera. Mu gutaka harimo ibyo utatakiye umwana w'umuntu ngo agusubize, Yesu araza akabisubiza. Mu gutaka harimo kwibagirwa. Haleluya. Iyo utatse imibabaro y'ahahise iribagirana. Kibazo mwino minsi turi gutakira batutagomba gutakira. Kibazo mwino minsi turi guta umwanya mu bantu, turi guta umwanya mu bintu, turi guta umwanya twisobanura, aho twagataye umwanya twinginga Imana kugira ngo idutabare. Yesu yarasobanukiwe ubuhumyi bwa Barutimayo. Yesu asobanukiwe ibintu uri gucamo. Yesu asobanukiwe intambara uri gucamo. Wikwisobanura. Umwanya ufite n'uwo gutakira Imana. Nutaka bazawuhindura amagambo. Nutaka izi ndwara zizakira. Nutuka amadeni
umwanya azarangira. Nutaka Uwiteka azaza aca intambara zishire. Nje kubabwira ngo mutabaze Uwiteka, mumwiringire azabaruhura, mumwikomezeho azabakomeza, mumwumvire azabamenyekanisha, mwumve inama ziwe azabarwanirira, mumutakire ku manywa na nijoro, musenga amasengesho y'uburyo bwose. Nambara urimo uracamo si igihe cyo kuganya, ntabwo ari igihe cyo kwivovota, si igihe cyo kuvuga ngo abantu ngo bagize utya, si igihe cyo gutinda mu bantu, si igihe cyo kumva ibyo abantu barimo barakubwira, si igihe cyo kumva amajwi ari kukubwira yuko utagomba gutaka. Taka. Haleluya, haleluya. Saba. Uwiteka ari hafi, Uwiteka ategeye amatwi, Uwiteka yumva kugusenga kw'abatagira shinge na rugero. Uwiteka abereye maso abamutegereje bose. Uwiteka yumva, Uwiteka wenyine niwe uruhura. Imana ishimwe, Imana ishimwe. iyo aba ari undi muntu ukomeye, hari igihe iyi itari guhabwa agaciro, ariko Yesu niwe mwami wenyine wavuze ngo abarushye n'abaremerewe ngo nimuze munsange ndabaruhura. Niwe mwami wenyine wemeye kwemera abantu bose uko baje bari, kandi iyo waje uko uri kose aragutabara. Imana ishimwe. Ntabwo yitaye ku buhumyi bwa Barutimayo, ntabwo yitaye igihe Barutimayo yari amaze igihe, ntabwo yitaye ku myenda yari yambaye Barutimayo yari yambaye, ahubwo yitaye uburyo Barutimayo yatatse, yitaye uburyo Barutimayo atigeze ahandi majwi yamucaga intege amubwira yuko atagomba gutaka. Ukwiriye gutaka, kandi mu bantu bagomba gutabarwa urimo, mu bantu Uwiteka akwiriye kurengera urimo. Nawe byakubera, nawe waba umunyamahirwe, nawe Uwiteka yakurwanirira, nawe Uwiteka ibyo bibazo yabikemura, nawe Uwiteka ubwo buhumyi yabukiza, nawe Uwiteka aho hantu hamaze igihe kirekire yahagukura, ariko watatse. Imana ishimwe. Nakunze uburyo Barutimayo yagize iyerekwa atarebaga, arangije ngo ariyambura. Imana ishimwe. yasobanukiwe ko yari amaze igihe kirekire ahantu yanduye, aravuga ngo ntabwo ndi bugere imbere y'uyu mwami nanduye gutya. Arangije ngo ariyambura. Haleluya. arangije yiyambura imyenda yari yambaye, imyenda y'agasuzuguro, imyenda y'ubwihebe, imyenda y'amaganya, imyenda yari yambaye igihe kirekire, nawe ugira ibintu wiyambura. Yesu naguhamagara ntugende uko wari uri, Yesu naguhamagara ntugende gutyo, ugira ibintu ukuraho, ugira ibintu wambura, ugira ibintu uhindura. Haleluya. Nurangiza ukurikira uyu mwana. Nta muntu wakurikiye Yesu azasezerera amaramasa, nta muntu wakurikiye uyu mwami atazabura kurengera. Haleluya. Nanjye yarandengeye, nawe yarakurengeye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe ko ari Imana yumva gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Ni Imana yumva abantu bose bayitakiye, ni Imana idatoranya, ni Imana idahutiraho, ni Imana y'inyembabazi, ni Imana yuzuye ubuntu n'urukundo. Nje kukubwira ngo nureke gutaka, nje kukubwira ngo nunanirwe, nucogore kuba mu maso y'Imana. Nje kukubwira ngo niba wasengaga rimwe senga kabiri, nje kukubwira ngo niba wasengaga gatatu ongera utake. Mu gutaka harimo gutabarwa, mu gutaka harimo guhindurirwa amazina, mu gutaka harimo guhamagarwa, mu gutaka harimo kubwirwa neza n'abatagombaga kukubwira neza. Mu gutaka Yesu akora byose. Imana ishimwe. Taka, saba gatonda akurengere. Haleluya. Ingingo Imana ize mu ruhande rwawe, yibwire ngo mbabarira, irazi kugirire neza. Yesu aduhana umugisha. Mana nziza, Mana ikiranuka, nawe akwiringiye ngo akorwe n'isoni. Nje muri aka kanya ndakwinginze kugira ngo imitima ya buri muntu wese, uwari unaniwe, uwari ushogoye, uwari ucitse intege zo gutaka, zo kukwinginga, wongere umwiyegereze mu izina ryawe ryera. Ibyatumaga
agataka amajwi yamwongoreraga yuko igihe kibaye kirekire. Ongera umwibutsi iby'urukundo rwawe mu izina ryawe ryera. Abari bacitse intege, abari bacogoye, bagaruza urukundo, bagaruza ubugwaneza mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Ntabari twebwe, ahubwo ubwami bwawe bukomeze buhabwe icyubahiro. Amen.